Nongeye kuguha ikaze aho uherereye hose, weho ukomeje gutega amatwi Elize TV Media ndetse no gukurikirana ibiganiro ugezwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media n'ubundi. Mbanze kubiseguraho mu minsi yari ishize tudakora ibiganiro kubera yuko hari ibibazo twari twaragiranye na YouTube, ariko uyu munsi wa none nkaba mbasezeranya ko tugiye kongera kubana umunsi ku munsi ndetse n'ibiganiro byacu mukomeza kubikurikirana uko bwije n'uko bukeye. Byagenze bite rero kugira ngo tumare ino minsi yose tudakora? Ni ibibazo bya copyright strike byajemo, hanyuma haza kuduha igihe kingana n'iki cyumweru cyose nta kintu dukora, ariko tukaba tubasezeranya ko abantu badukunda ndetse n'abandi bakunzi bacu bose tugiye kubana umunsi ku munsi. Tukaba tugiye kwirebera rero ibiri kuvugwa muri sinema nyarwanda nk'ibisanzwe. Biri kuvuga ko Kiramani yirukanye abarimo Nyambo, Nsabi, Mitsutsu na Bijiyo bija nk'abakinnyi be. Byatewe n'ikirere kugira ngo ibi byose abikore? Byatangiye gute kugira ngo yisange yirukanye abakinnyi b'ibikomerezwa muri filime zo kwa Kiramani ndetse banakunzwe kurenza abandi bose kwa Kiramani? Tukaba tugiye kurebera hamwe rero impamvu yabiteye n'impamvu yabirukanye. Ese byatewe n'iki? Byatangiye gute? Ni iyihe mpamvu? Ari kandi ibindi byose kandi tukagenda tubihuza n'amatiku akomeje kugenda avugwa mu minsi yashize, haba muri industry y'u Rwanda ndetse n'amahanga yose agakomeza kwibaza ku bintu bikomeje kugenda bibera muri sinema nyarwanda, cyane yuko nyine bano bantu bakomeje kugenda bashwana, haba ari abasitari batandukanye ndetse n'ibindi bitendo bikomeje kugenda biba muri ino sinema nyarwanda, ndetse ari nako buri muntu wese akomeza kwibaza ati se byagenze bite? Ni iyihe mpamvu ituma muri sinema nyarwanda ibintu bikomeza gukakara kugeza kuri uru rwego, cyane ko n'abantu benshi bakomeje kugenda nyine bagaragara basebyanya, bahanganye ndetse bagirana na beef zitandukanye. Kwibutsa ko kandi nanone Elize TV Media igarutse muri foromake y'ibiganiro, amakuru umunsi ku munsi. Tukaba tugiye kurebera rero hamwe ukuntu byagenze kugira ngo Kiramani ahitemo kwirukana Mitsutsu nk'umukinnyi w'imena, Kiramani kandi yongere yirukane Nyambo, Kiramani yirukane ndetse kandi n'abarimo Nsabi na Bijiyo bija abakinnyi be bakomeye cyane. Nk'uko bisanzwe mwari mumenyereye ko Kiramani ari umwe mu bagabo rwose bamaze kugira izina rikomeye muri media nyarwanda, aho bakina amafilime ateye imbere ndetse kandi bakaba banakunzwe n'abatari bake. Uyu Kiramani watangiye no gukorera ku mbuga nkoranyambaga kuva akiri mutoya cyane, naho yabanje kuba DJ akazamuka bigoranye ariko akaza kwisanga kuri runo rwego n'ubundi. Rero Dati n'ubundi nkaho ibyo bidahagije yaje no gufasha abandi benshi cyane, akomeje kugenda supportinga barimo ibindi byamamare bitandukanye nka Mitsutsu ndetse na Nyambo, Nsabi, Bijiyo bija n'abandi. Bitihise ndetse bitanatinze n'ubundi inzozi zabo zaje kugerwaho zibimamo, bityo aza gukoresha abarimo Nsabi, Mitsutsu, Bijiyo bija ndetse n'abandi batandukanye nka Nyambo, Devu ndetse n'abarimo Soloban n'abandi benshi cyane batandukanye bamaze no kugira izina nabo rikomeye cyane muri sinema nyarwanda, haba ku giti cyabo ndetse n'ahandi hose muri rusange. Byagenze bite rero ngo Kiramani abirukane? Nyuma y'amatiku yakomeje kugenda avugwa, Kiramani yakomeje kugenda abivugwamo nawe, ariko kandi ari nako bakomeza kugenda bashwana, cyane ko uwitwa Mitsutsu yari yakomeje n'ubundi kugenda ahangana cyane na Kiramani, haba ku mbuga zabo zitandukanye banasubizanya mu biganiro bitandukanye bagiye bakora hirya no hino, haba ku mateleviziyo ndetse n'imiyoboro ya YouTube. Ibi byose kandi byemejwe nyuma y'uko Kiramani atangiye gusohora filime zitarimo Mitsutsu, zitarimo Nsabi, zitarimo Nyambo, zitarimo na Bijiyo bija. Abantu benshi bagakomeza kuvuga ati ibi ni ibiki? Ubwo ngubwo nyine bitangira kwanzurwa kuba birukanwa, ariko n'ubundi si bari bamaze iminsi bameranye neza, cyane ko hari n'ibibazo byari byaragiye bivuka hagati y'aba ngaba, kutumvikana cyane cyane Mitsutsu na Kiramani mu bibazo bagiye bagirana bitandukanye, ndetse ariko kandi n'aba ngaba bose ngo bikaba bikuvugwa ko rwose ngo batari bamaze iminsi bahuza na Kiramani, haba ku bibazo bya shuti ndetse n'amafaranga ngo bahembwa. Ibyo byose byakomeje kugenda ngo binabahuza no kuba rwose ngo badashobora gukomeza gukinira Kiramani, bityo rero ngo ubwumvikane bwabaye bukeya, ndetse kandi ngo ibyo bamusaba barabizamura, ndetse kandi ngo bakanamusuzugura banashaka kumwereka yuko rwose ngo atabayoboye, bashaka kumugira nk'aho bari ku rwego rumwe. Ibyo byaje no gutuma nyine havukamo imvururu zose ngo biza no kurangira banirukanwe, ariko aya makuru nanone nkaba nkubwira yuko ari amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko kandi nanone Kiramani cyangwa se ba Nyambo ntabwo bari bemezwa ko byose byamaje kurangira, cyangwa se ngo bivugire ko rwose uwitwa Kiramani yamaje kubirukana, ubu ngubu batakiri kumukorera. Nubwo abantu bakomeje kubizamukira bashingiye kuba rwose
ibihangano bya Clement bikomeje gusohoka badakomeje kugaragaramo ibyo bityo biza kwanzurwa ko ngo bashobora kuba birukanwe, ariko n'ubundi nta kimenyetso gikuru cyangwa se kigaragaza ko birukanwe. Ni ugutegereza tukareba ibyo ba nyir'ubwite bari bubyivugireho, cyangwa se tugakomeza kureba mpaka ukuri kugiye hanze. Nkwibutsa no gukora subscribe kugira ngo dukomeje kubana mu biganiro byacu komejwe kugezaho nanjye Elise niyo gisubizo. Anongere mbabwire ni mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.